Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi turasoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere. Pawulo na Silowano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Kujya mbere no gushikama kw'Abatesalonike mu byo kwizera. Dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwe mukundana rugasaga. Nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana, turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywa byose n'amakuba mushinyiriza. Ibyo ni ibyerekana ko Imana idaca urwa kibera ngo mutekerezwe ko mukwiriye kwinjira mu bwami bwayo kandi ari bwo mubabarizwa, kuko ari ibitunganiye Imana kwitura abababaza kubabazwa, kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe, ubwo Umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika n'ubutware bwe, hagati y'umuriro waka, ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Bazahanwa igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'Umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze, ubwo azazanwa no gushimirwa abera be kuri wa munsi, no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose, kuko ubuhamya twabahamirije bwemewe. Nicyo gituma tubasabira iteka ngo Imana yacu ibatekereze ko mumeze nk'uko bikwiriye abahamagawe nayo, kandi isohoreshe imbaraga imyifurize myiza yose n'imirimo yanyu yose iva mu kwizera, kugira ngo izina ry'Umwami wacu Yesu rihimbazwe muri mwe, namwe mumuhimbarizwe nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'Umwami Yesu Kristo buri. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko bikekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'Umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi uzaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutembesha kuboneka k'ukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacishwe ku iteka. Ariko bene data bakundwa n'Umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva mu mwuka no kwizera ukuri. Nibyo ibahamagaje ubutumwa twahawe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo.
Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari izo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza, kubw'ubuntu bwayo ihumuriza imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Ibice bitatu. Imbuzi zitari zimwe n'intashyo. Ibisigaye bene data, mudusabire kugira ngo ijambo ry'umwami wacu ryamamare vuba, rishimishwe nk'uko biri muri mwe, kandi ngo dukire abantu babi b'ibigoryi, kuko twizera kudafitwe na bose. Ariko umwami ni uwo kwizerwa, niwe uzakomeza mwebwe abarinde umubi. Kandi ibyanyu tubyiringijwe n'umwami, kuko ibyo dutegetse mubikora kandi muzajya mubikora. Umwami ayobore imitima yanyu, ayerekeze ku rukundo rw'Imana no ku kwihangana kwa Kristo. Nuko bene data, turabategeka mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuzibukira mwene data wese ugenda yica gahunda cyangwa udakurikiza ibibabwiriza mwahawe natwe. Ubwanyu muzi ko mukwiriye kutwigana, kuko tuticaga gahunda muri mwe, cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati n'imiruho, dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera. Icyakora si uko tudafite ubutware, ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo, ngo mugere ikirenge mu cyacu, kuko icyo ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Twumvise yuko hariho bamwe bo muri mwe bagenda bica gahunda, batagira icyo bakora, ahubwo bakaba bakazitereyemo. Nuko rero abameze batyo turabategeka tubihanangiririza mu mwami Yesu Kristo, gukorana ituza ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabo. Ariko mwebweho bene data, ntimugacogorere gukora neza, kandi nihagira umuntu utumvira ijambo ryacu ryo muri uru rwandiko, mumenye mumuhe akato kugira ngo akorwe n'isoni. Ariko ntimumutekereze ko ari umwanzi wanyu, ahubwo mumuhugure nka mwene so. Nuko rero mwami wacu w'amahoro ajya abaha amahoro iteka ryose mu buryo bwose. Umwami abane namwe mwese. Uku niko gutashya kwanjye Pawulo kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Nicyo kimenyetso mu nzandiko zanjye zose, niko nandika. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Amen.